gice cyatambutse mu nkuru warahemutse basize Sozi yaramaze gutwika inzu ndetse Hirwa amaze kugwa hafi amaze kugwa hasi kubera ko umwotsi wari umaze kuba mwinshi mu nzu atakiri kubasha guhumeka we yarari mashya arashya neza wese umubiri urashya ukaba utabasha kumenya isura ako kanya inzu irimo irashya Ngira na Robert ndetse n'abapolisi bageraho no kuhagera basanga inzu irimo irashya basanga imodoka ya Hirwa iparikinze aho ngaho ikindi kintu bakora ko bahamagara ubutabazi abaza kuzimya bakaza ariko basanga n'ubundi imiryango yose ifunze kandi ziri gushya biraba nk'umusazi akavuga ati mama ibi ni iki koko reka nizere ko Hirwa atari muri iyi nzu ntabwo amara niba akiyirimo ntabwo asa ayirimo ntabwo uraze kuza kuba ari muzima akiri kwibaza ibyo byose arahera akamuhamagara amubaza ati none se bimeze bite basi mwabashije kugerayo ati twagezeyo ariko inzira irimo irashya mbega ahari barimo bombi babiri arena ati ngwiki bibaho ndaje arahera akakupa urwaye biba byamurenze akarungurukira mu idirishya akabona hariho amarido arebamo neza bagera gutya bakazenguruka inzu yose bakabona nacyo gukora gihari abashinzwe kuzimya bati biragoye ko twakinjira muri iyi nzu imiryango yose irafunze ikindi kwicura urugi twazarwicana ryari ubundi niba barimo baba bamaze guhira mu nzu batati ni mukuru uko mushobora niba ushaka ibirahure byose mu byici ushaka mu bimenagure babona nta yandi mahitamo bafite bakamenagura ibirahure byose by'inzu ye ariko bagasanga harimo amagiriyaje bati neza biramucanga amera nk'umusazi biba ari ibirahure by'inyuma ariko iby'imbere byo biba bikomeye kubimena byagoranye barwana n'ibirahure ngo barebe ko babimena bakinjira ariko bikaba iby'ubusa ashira akanya areba indadani nabo bakahagera areba akihagera ubwo babura bwicana kandi akamubwira ati are ntabwo ukwiye kubona ibi genda wicare mu modoka tubikurikirane nanahera akabwira Mira akavuga ati Mira ura hano uyu mukobwa arena ati simva hano arena ati please genda ndabizi ntabwo biri buze kuba byiza kuri wowe ati tugomba kuguma ahangaha ntabwo ugomba kugenda gute nagenda irayinginga Allen bava aho ngaho ariko Allen akanga
bakomeza kurwana n'ibirahure bwa cyatsi, ikirahure kirameneka. Abashinzwe kuzimya umuriro bahera ko binjira, bamwe bagatangira kuzimya, abandi bagatangira gushakisha aho hari mu mwotsi mwinshi. Bamaze kugera kuri cyose bagasanga yahiye, yakongotse, arimo arahumeka gakeya. Ambulance ziba ziri aho ngaho, ko bamusohora bamushyira muri ambulance, bakomeza gushakisha. Hirya gatoya ko babona Hirwa aryamye hasi arambaraye atabasha kumuja. Bashya bakamuterura bakamujyana muri ambulance, bamusohora arena aramubona ndetse n'abira bose baramubona, Hirwa bahari ndetse na Dani. Arena ahera akaba umusazi avuga ati mwana, ese gukunda ni icyaha? Ese nabyo byahinduka ikosa? Kubera iki Mana utumye bibaho? Ese kuki ubyemeye? Kandi bitabyita iki? Bagera gutya bakinjira mu mamodoka, bagakurikira ambulance berekeza kwa muganga. Bakigera kwa muganga, uwitwa Charles ahera ko ashiramo umwuka, aba yazahaye cyane. Abaganga batangira kwita kuri Dr. Hirwa, bakora akana kariya, bari kurwana no kugira ngo barebe ko ubuzima bwe babura babugarura. Ibibazo aba ari byose, amarira ari yose, abari aho bose bumiwe. Isaha aragenda akicuma, bw'amahirwe Hirwa arakanguka, agakangukira hejuru, agakanguka yibaza ati we yamwaye, ese ndi hehe? Gukanguka asanga ari namwicaye iruhande, amubwira ati humura, tuza, hano uri kwa muganga kandi noneho uratekanye. Ati ntabwo napfuye. Napfuye? Arena ati oya, uri buzima, wabashije kubaho. Ati none ikibazo ari he? Ese we yabayeho? Arena ati oya, bamugejeje hano yazahaye, ntabwo yabashije kubaho, yari yahiye umubiri wose, nubwo wamureba ngo umumenye. Hirwa arababara ariko nta kindi kintu cyo gukora bafite, aracyakicomokora amaserumu yose. Ariko akavuga turi mu biki, ntabwo uramera neza. Hirwa ati njye meze neza, nta hari icyo nabaye. Azenga amarira mu maso, aravuga ati Imana yibare kukurinda. Mvaga mfite ubwoba, nabonaga hari byose birangiye, ariko ngize umugisha, Imana yakurinze. Hirwa ati ale, naragusezeranyije ntabwo nzongera kugusiga, iteka nzahorana nawe. Ako kanya Mira na Robert ko binjira ndetse na Dani, umukecuru aba ahari ndetse na muzeyi.
tuzi abari hafi aho, Hana hari, Tania hari, Tina hari, ibyishimo byongeye kugaruka mu muryango. Iminsi iragenda ikicuma, Rozi baramuzika, byose bikarangira, umunsi w'ubukwe uragera, Alain na Hirwa bagasezerana imbere y'Imana n'amategeko. Abantu benshi babashagaye, ubona ari umunezero, ubona ari ibyishimo. Dani ndetse na Latina baba bambaye ndetse bari kumwe. Dani ari nako abwira yitwa Latina, hariya nawe bari hafi aho, ati ubundi ntabwo nari kuba nambaye ndi kumwe nawe. Wowe akabaye wambaye uri kumwe nayo tuzi, njye nakabaye ndi kumwe na Tania. Ati nataha ubundi biriya rega byamaze gutanuza, ahangaha turi mu munezero, wenda dore nguriye ahari, kandi nanjye ngiye kwigendera. Atahera ko yegera Tania, ndavuga ati bebe, urabona atari twe dutahiwe se? Tania turamenye da hano kanya se? None ati ngende serious, nkeneye urugo kandi vuba, byihuse da. Shabyo iyo mikino uri gukina ajya gushaka ahandi uyitse. Urebye ubukwe bwanduye ukuntu ari bwiza, nawe urabwifuza, none ngo urashaka gukora ubukwe. Nagakeka niba utankunda. Kandi ati danga, frankly speaking, naguye mu nyanja y'urukundo, ndarohama neza neza na mizi na nkeri. Naragusariye pe. Deep in love kandi I'm in love with you. Nana ati none kuki udashaka ko dukora ibirori nk'ibi? Kandi ati ntacyo nawe. Niba uri serious, kuki njyewe ntabyemera se? Ngo nta gihe kinini tumaze tuziranye, ariko ndabizi uzambera umugabo mwiza. Ndabizi uramutse umbabaje, ako wanjye ntabwo mwakiranuka. Byongeye musaza wanjye uri hariya we ubwe yakwirangiriza. Agahera akaseka, avuga ati cyane pe, menya ahari. Evan uri hariya yandangiza pe. Ubukwe buraba, bukarangira, Hirwa na Alain bakabana, ariko bakabana banyuze muri byinshi. Ndetse iragenda ikicuma, Tania yahora mu bwigunge, Hirwa asaba imbabazi, ariko ari yaramwihoreye. Aragira atya agatumaho mushiki we Lydia. Lydia araza, akihagera agasanga Maya yaciye bugufi, akumirwa. Akabaza Alain, ese uyu mugore wawe yarwaye, baraguhinduriye? Maya nzi ko agira amahane, kuko nzi ko twakabaye twamurutse. Maya ahera ko yikanga, ati none se uri kundeba? Lydia ati ndareba kubera imbabazi z'Imana. Nanjye narabyutse mbona ndareba. Sinari nzi nuko byagenze, sinari nzi n'inzira byanyuze, nkuko nahumye ntazi ukuntu byagenze, kuko n'Imana yagejeje. Gusa warampemukiye Maya. Maya
Lydia, nakubereye muramukazi gito, sinigeze kubanira, nakoze amabi menshi, nashatse kukwambura ubuzima ariko mbabarire. Lydia ati ntibishoboka, Maya nzi niwe uri gusaba imbabazi. Arati ndebera ni ibintu nze hano, ari kwirirwa atera imbabazi ngo ari gusaba imbabazi. Ibaze ko kuva umwana wanjye yamenye ibi byose agaragera hano. Nubwo nongeye kumubona turi mu bukwe bwa Aline ndetse na Hiro, buriya ntago Tania nagaheruka hano. Lydia ariko nanjye ntago nazi, gusa iyi nzu ni ikihe cyiza kiyirimo. Ikihe cyiza koko kirimo cyakwa attracting uriya mwana w'umukobwa akaba ari hano. Mbera ku mabara ya nyina, akigera muri iyi nzu n'ubwo ko yibuka byose. Wibuka ko wabimbwiye sasa, ubundi ko wamamagaye kugira ngo bigende gute? Terega se wenyine, amagaye n'abana banjye mu kanya uraba bageze hano. Uko akibivuga Vani na Tania bahera ko bahagera bafatanya akaboko ku kandi, nta kibazo bifitiye. Lydia akibabona aramwenyura, aravuga ati ubundi ngiye nkunda ko abana banjye bakunda, ibindi nimushaka mu byihorere. Arakabwira Maya, avuga ati Maya wabibonye, nta muntu ujya ubasha gutandukanya abavandimwe. Kabiri ntabwo ari wagombaga kugera ko aba bana b'ab'inshuti, ahubwo utabizi wagira ngo ni abakunzi barakunda. Ibaze urwego bakundanaho, warangiza ugakora amabi nk'ariya. Tania ahera ko yiramukiriza Lydia ndetse na papa we, ahera ko yiyicarira. Maya aza amusangaga muramutse, kuko bwatigirayo se n'isoni. Urumva nakuramutse, ndakuramutse se ngushimira ku bw'amabi wakoze n'ubugome wakoze. Ndebera di soni. Mbona atari ko wari kumuramutsa, bose iyo umuramutsa byari kugutwara iki? Kandi ati Evan ndakaze nawe, wowe se wamuramukije? Mfata ati ngenda muramutsa, ntabwo ikosa rikosorwa iriya. Aramutsa Maya ndetse n'abari aho bose, nawe agahera ko yicara, arahera ko afata ijambo avuga ati rero ni umuryango wanjye, kugira ngo dufate umwanzuro n'icyemezo. Ubwanjye ndumva nshaka ko uyu mugore tumushyikiriza ubutabera, akaryozwa ibyo yakoze, agahanwa, agakatirwa urumukwiriye. Ikindi kintu bana banjye cyangwa kugira ngo mbamenyeshe, uhereye uyu munsi ntabwo Maya akiri umugore wanjye. Ashaka ngo amvire mu nzu babayiha, hari inzu mfite agenda ajya kuyibamo, iyo muhaye ntagira n'ikindi kintu ashaka nacyo nzakimuha, ariko atakitwa umugore wanjye. Mu mategeko ntaho byanditse ko ari umugore wanjye, ariko tugomba kubimenyesha ubuyobozi ko njye nawe tutakiri umugore n'umugabo, bakadutandukanya. Ab'amategeko n'ubuyobozi bwose buhari agasohoka muri iyi nzu, ariko mbere y'uko mbahamagara, kuko arasohoka muri iyi nzu bamujyana, tugomba gutanga ikirego cy'amabi yose yakoze.
ati ngenda gushyigikiye Dani ahubwo wati muri ni gute waduhamagaye twenyine ube wabahamagaye Dadi wakosheje kuko wabahamagaye bagahera ko bamutwara Evan ariyumvira ahubwo atariko rero ufite ikintu nshaka kubabwira Bible niba ivuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa twakabaye duca inkoni zamba ese papa byonyine kuba atazongera kwitwa umugore wawe ntabwo bihagije kandi ati Eva rigezaho ntabwo bihagije nshaka kubona mama wanjye aborera muri gereza agende nawe ajye muri gereza yumva uko bimera Eva ndaterega no gutandukana n'umugabo we nabyo ubwabyo ni gereza azaba afite agahinda kuko kw'ibyo yarwaniye atigeze abigeraho afite umubabaro yicuza ibyo yakoze ibyo nabyo ubwabyo ni gereza ikindi nawe waramwanze nabyo ubwabyo igikomere ku mutima we ibyo ntabwo bihageze koko kandi ati hoya agomba kujya muri gereza bakamukuba agaharwa ndamubwira nibi ndetse ariko nanjye nashyigikira igitekerezo cy'uko yaharwa uzi uburibwa nanyuzemo uzi ukuntu nari ndi gutaka ndetse ahari uwamuha uburibwe nk'ubwo nagize banateye rero ibyo sindi mu myemere niba ushaka kumuhana ukaba ugiye kumwambura titire y'uko atakiri umugore ukamwambura uko yitwaga umugore wawe akitwa umudivorce cyangwa se umugore watandukanye n'umugabo nacyo ubwacyo ni igihano kandi n'ipfunwe n'icyasha ureba uko abantu batabizi ariko burya kwitwa umudivorce nangwa se kwitwa umuntu watandukanye n'umugore nangwa se umugabo ufite icyasha buriya nta muntu ubaho ufite igikomere wagira igikomere kuruta umuntu watandukanye n'umugore nangwa umugabo nabyo ubwabyo ni igikomere nta gereza iruta iyo ngiyo kandi ati njyewe uramonda sinoga Maya agomba gufungwa we na Jenny bagomba gufungwa nyamara cyari igitekerezo mwamureka akagenda isi zamwigisha karma is real isi ubwayo izamwihanira si ngombwa ko mwebwe mujya gutuma ngo ngafungwa kandi atariko ntabwo ari twe tuzaba tumuhana nta mategeko azaba mukanira umukwiriye kwanza muri kuzarira reka mpamagara inzego kanze mpamagara abantu dukorana baze bamutware mama uzi impamvu wari utarava muri iyi nzu nuko Evan yakomeje yinginga ambwira ngo twakubabarira wenda ngo tukakore kugatandukana natwe mukagenda mukajya iyo ngiyo ngaho tutazongera kukubona ariko tukakureka ntibagufunge manjye nshaka kukubona wambaye umwenda w'iroza nshaka kukubona wambaye uriya mwenda wa orange nshaka kukubona iyo misatsi yawe myiza urata ugenda ukubita kuri uwo mutwe wawe itakiriho nshaka kukubona ahangaha hasa n'aha mu maso wawe hasa no ku mutwe ariko ubundi mwambaye imakasi akaba ari njye umwikatira
ndashaka kukubona waracupiye usa nabi urara hasi urumva urira ku isaha kandi ukarya ibyo udashaka nabura hari bizaguha isomo ntabwo uzongera gukora ubugome nk'ubwo wakoze kwanza ngiye ibintu reka Evan atari kuhuya ko twari twemeranyijwe ko turi bumureke akigendera akajya kubaho iyo ngiyo yazagira n'icyaba n'ibitubarweho uhimbindutse kandi ati rero burya nubwo ntambaye umwenda w'akazi ndamukubita ipingu umujyane ndamwijyanira ndabizi bazamana ko natwaye umuntu nangwa se nafunze umuntu ntambaye umwenda w'akazi Lydia ahera ko yikanga avuga ati Tania uri muntu ki Tania ati none se senga wabonaga ndi mugenzi wawe twese nta n'umwe uzi uwo ndi we uzi ko ndi umunyamategeko gusa uretse musaza wanjye wenyine niwe uzi ukuri kw'icyo ndicyo njye sindi umusivile sindi mugenzi wanjye nize amategeko nakoze hose rero sindi mugenzi wanyu ari nawe ahera ko yikanga kavuga tuvuze guki kandi ati byari ngombwa ko mbirata se njyewe narize ikindi namwe nkoze amakosa ntabwo mwakabaye mumenye uwo ndi we icyo nicyo Lydia yarumirwa arakumirwa kandi yagira atya agahamagara avuga ati mumbabarire muze mu rugo haza gukora amahano n'amabara akora ibintu bitabaho ikindi mubaze mujye kuzana uriya mugore ngo ni njyewe umuzane muze mumutwarire n'iyi nkozi y'amabi bajyane ngo ni mama Evan ati biragiye uhamagara kandi ati nahamagara ntabwo nabyihanganira minota mike rwose itari byinshi asesekara abasore n'abari serious bambaye ukuntu bafite jeni yambaye amapingu barije bagahera ko bayambika bayanga abari aho bose bakumirwa bagira gutya bakamutwara kandi ibintu byinshi bavuze kandi yasigara aho ari kumwe na Evan Lydia ndetse na papa we ari waba yandagazwe ubwoba ari bwose aragapfukama imbere y'umukobwa we avuga ati mwana wanjye ndakwigezeho ukagira imana niba hari naho nagukosereje niba hari naho nakubabaje umbabarire bwana wanjye Evan areba uburyo se yandagazwe areba uburyo yagize ubwoba agahera agaseka akavuga ati dadi burya bwose uri umunyabwoba kuri urwo rwego ese ntabwo wari uzi umukobwa wawe icyo ari cyo ese Tania kuki wahishe dadi kuki utamubwije ukuri Tania yaterega data nawe ntabwo namwizera mvuga nawe ari ku ruhande rumwe na mama uvuga ati sha papa urakize urandokotse wowe noneho n'igihe wari kukwitwarira kwanza nawe ariko reka ubundi ukwiye kujyana n'umugore wawe si watoteje Evan bamutoteje utareba si wari uhari kuki utigeze umuba hafi
hanze reka ze wowe wijyanire kandi yakuraho ipingu agahera ko yambika papa we araradagadura Lydia ati have sigaho Tania Tania ati ndakujyana pe uri papa warambyaye ndagukunda urabizi ngwino nkujyane n'ubumwere uzataha ubwo ibyaha bizahama Maya nawe nibiguhama nawe bazagufunga umva niwe aba yasetse yatembagaye araba ari gusaba imbabazi avuga ati Tania bwana wanjye mbabarira ati kuki mwahemukiye musaza wanjye aratari ko ndabakunda abana banjye Tania ati oya papa wibeshya ntabwo udukunda iyo uza kuba udukunda ntabwo wari gutuma Maya akora ariya mabara narabikubwiye ngo nawe uri ikigwari reka nze mbumagara ahubwo nawe baze bagutwara yahera akakubita ibipfuka byinjise hasi akavuga ati Tania mwana wanjye gira ikigo ibuka kwiyariso Tania ati n'uwo bajyanye ni mama yarwise amezi 9 nonse ibere rye yarambetse yagize ate nawe ntibamujyane sha Ivana ati shagabanya ibikino ukuntu uri gukinira kuri papa kandi yahera akaseka avuga ati dad ngira ngo ndebe ukuntu ukomeza kudagana Maya ntago ari twe twenyine yahemukiye ahubwo nawe yaraguhemukiye ibyo yagukoreye byose ndabizi ko yarakugize nk'igishushushungwa byabaga byose impamvu utabivugagaho impamvu yayo ndabizi papa umbabarire yari muzanye y'imikino ariko rwose ntakubeshye uko ubona ntigeze ngira impuhwe kuri mama nako nawe nazo nari kukugirira mahirwe wagize namwe yonyine nuko nasanze byinshi uri victim ariko nanone n'amabi wakoze wayasabiye imbabazi ubwo yacu reka tuyisubikire ahangaha ese ubundi Tania ni muntu ki genda tungu aha byose ni mu bice bizakurikira komeza kunkurikirana kuri Instagram yanjye amazina ni @obvious byose twibaza ni mu bice bizakurikira n'ubundi uri muri party zikurikira ngomba kunda byose mbegarukaho yari komeze kuba ndindira no kubandiriza impagarike n'ubuntu